Iburanisha ku rubanza ruregwamo fata ku mavuta rirahumuje aho ubushinjacyaha bwagaragaje muri rusange impamvu bwazanye fata ku mavuta imbere y'urukiko bugaragaza ko mu birego bumushinja harimo ibirego birimo kwibasira abantu mu myidagaduro harimo Meddy The Ben Bahati Muyoboke n'abandi bagiye batandukanye bavuzwe mu rukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubugenzacyaha bwamuganirije kugira ngo hakurikiranwe ibyaha mu maguru mashya ariko fata ku mavuta kinangira bugaragaza ko mu kwinangira fata ku mavuta yakoresheje imvugo zirimo izuko yavuze ko ubugenzacyaha bumuhamagara bukamubaza ibijyanye n'abahanzi atazongera kwitaba. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko ubugenzacyaha bwakurikiranye amakuru yuko fata ku mavuta yabakoresha ibiyobyabwenge akapimwa ikiyobyabwenge cy'urumogi bagasanga afite igipimo cya 298 aho kuba 20 nkuko bisanzwe. Mu mpamvu zikomeye rero zatumye akekwaho ibyaha ubushinjacyaha bukaba buvuga ko mwibazwa fata ku mavuta yemeye ko yagiye akora ibiganiro. Ibi rero bagasanga ari impamvu ikomeye ituma akekwaho ibyaha akaba ari nayo yatumye nyine bamuzana imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo aburane kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha kandi bwisunze itegeko nshinga bugaragaza ko buri muntu afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko akaba hariho imbago cyangwa se imbibi ntarengwa zo kutavogera ubwa mugenzi we. Bukavuga ko rero ibi ngibi fata ku mavuta yabirenzeho we akaba yakora ibye ndetse akabikora nabi bityo akaba ari yo mpamvu bumukurikiranyeho ibi byaha nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa RIB ubwo yatabwaga muri yombi kwa 18 Ukwakira mu mugoroba hagana mu masambiri z'ijoro nk'uko fata ku mavuta yabivuze mu kwiregura. Fata ku mavuta yafashe umwanya n'umwunganiye mu mategeko bagira ibyo basobanura maze fata ku mavuta mu gutangira aravuga ati ubushinjacyaha bwisanzuye nanjye mu mwanya nisobanure metero wanjye fata ikaramu namuhisha ibyo nakorewe namuhisha ko nakorewe iyicarubozo ariko kuri uno mwanya ngiye kurivuga. Fata ku mavuta yavuze ko mu misesengurire ye y'urubanza avuga ko adakurikiranwe n'abahanzi bavuzwe bari batandukanye Meddy The Ben Bahati ndetse n'abandi bagiye batandukanye ndetse Muyoboke no Puja n'abandi batandukanye bose yagiye avugamo. Avuga ko hubwo ubugenzacyaha bufite ukuboko kwihohoterwa yakorewe aho yavuze ko ku masaha y'2:10 aribwo yaravuye mu kiganiro agafatwa akavuga ko icyo gihe atigeze arushya ubugenzacyaha. Akavuga ko akigera imbere y'ubugenzacyaha yasanze ikirego bakigize icyabo ndetse akanavuga ko iryo joro afatwa yategetswe kurazwa ahantu atazi ndetse bakaba bari bahasutse amazi avuga ko ari ahantu hasi nyine ku isima atazi. Akavuga ko mu busanzwe fata ku mavuta akavuga ko arwara diabete ndetse akavuga ko umunsi ajya kubazwa yari yacitse intege ndetse byaje no gutuma asinzira ku meza y'umugenzacyaha. Akavuga ko icyo gihe yakanguwe na telefone y'umugenzacyaha ari guhabwa amabwiriza ku byaha agomba gushinjwa. Navugamo ko uyu mugenzacyaha mu mabwiriza arimo guhabwa harimo ko mu byo azashinjwa agomba kuzazamo irondabwoko atari. Fata ku mavuta kandi yavuze ko yiswe itungo ubwo byari byose ntekereza ko ari rya rindi rigufi ririnda kandi akabwirwa ko atagomba kuza mu rubanza yambaye ikote ndetse n'inkweto zifunze cyangwa se costume nk'uko nyine we yabyifuzaga. Akanavuga ko ari ibintu n'abapolisi bamukoze kuri no nshuro kuko n'ubwa mbere yashatse kwambara ikote ndetse no kuri no nshuro bakaba bamwangiye. Ibyo yabivuze amenshoninga n'amazina y'umugenzacyaha avuga ko yitwa Mutabazi Jules amubwira ko ibyamubwiye byose byabaye impamo ndetse akanavuga ko no mu kuburana yaje yiteguye umuryango ukamuzanira ikote aza kwambara kugira ngo aburane yambaye ikote ariko abapolisi bakamubwira ko akuramo inkweto niyo costume ndetse bikaba ari nuko byagenze kuri uyu munsi aho yavuze ko yaje yambaye sandari avuga ko rwose atazi nyirazo ndetse bakaba banamutegetse kuzambara we atabishaka. Akanavuga ko
bamubangamiye nyine akavuga ko ubugenzacyaha ikirego cyangwa se uru rubanza rwafata ku mavuta bwabugize ubugenzacyaha bwashyizemo akaboko kanini. Mu magambo ye wumva rwose ikiniga ari cyinshi, wumva rwose ikiniga cyamufashe. Yavuze ko hari imbaraga abona mu rubanza rwe, yagiye akoresha amagambo akomeye muri no rubanza kuko mu kuburana ntiyatinye kugaragaza ko kuri we rwose ibyo yanyuzemo bisa nk'iyuca rubozo. Ntiyatinye kugaragaza kandi ku kijyanye n'ikiyobyabwenge ko nta nyandiko yigeze asinyaho, dore ko ubwo yabazwagaho ku kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge kuko byasanzwe mu mubiri, yavuze ko nta nyandiko yasinyeho yerekana ko hari ibiyobyabwenge akoresha. Aravuga ati ndasaba urukiko ko nongera cyangwa se nongera nkapimwa nkakorerwa irindi suzuma bikozwe na muganga ubifitiye ububasha. Akavuga ko mu bihe bitandukanye ubugenzacyaha bwagiwe mu rugo, we yakoreshaga amagambo akomeye avuga ko basohoye abana be bundi bagasaka inzu ye ariko ntibagire ikintu basanga mu nzu ye. Fata ku mavuta rwose wari ufite ikiniga, yagezaho aho umwanya Fatikaramu Jean Pierre umwunganira, maze abwira urukiko ko atazi ababareze kuko muri systeme hareze umuntu umwe. Rero ubushinjacyaha bukaba budasobanura nyine ngo uwatanze ikirego. Fatikaramu kandi yavuze ko fata ku mavuta afatwa yakurikiranyweho ibyaha 4 ariko bukeye hiyongeraho ivangura ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge, nacyo akaba avuga ko kiri mu byajemo. So rero ubushinjacyaha bwafashe umwanya busobanura ko hareze Muyoboke Alex ndetse hakarega The Ben, Meddy ndetse na Nopja. Hanyuma ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge n'ivangura ubushinjacyaha bwavuze ko atari ngombwa ko haba utanga ikirego. Maître Fatikaramu Jean Pierre yavuze ko uwatanze ikirego ari The Ben gusa, abandi bafatwa nk'abatanga buhamya, yifashishije ingingo ya 21 na 22 mu gitabo mpanabyaha, aho bavuga ko ubigendanye n'ibyo n'ibisuzumwa mu iperereza ry'ibanze ryakozwe. Yanakoresheje ingingo ya 39 y'itegeko nshinga ivuga ko umuntu afite uburenganzira bwo kwitegura ku byo yarezwe kuko hari dosiye zongewemo nyuma. Hanyuma akavuga ko kandi iyi dosiye ya Nduwimana Jean Paul yakozwe tariki 4 Ugushyingo 2024, ubwo ni ukuvuga ngo ni umusibe ejo. Akavuga kandi ko hari n'izindi dosiye zacometswe muri systeme zose avuga ko nyine zitari ziri mu byaregewe. Akavuga ko urukiko rukwiye kubisuzumana ubushishozi rukaba rwasuzuma cyangwa se rwaburanisha Fata ku mavuta ku kirego cya The Ben gusa, aho kugira ngo n'aba bandi bazemo. Benshi twatekerezaga ko yaba yazize ibyo yatangaje kuri Meddy, nyamara siko bimeze, nubwo bwose mu rukiko bivugwa, ariko bano bo bavuga ko The Ben ari we wari wareze. Ikindi kintu yagarutseho kandi yanavuze ko ibyaha byarangiye ari 4 none bikaba bikomeje kuvuka ibindi bishyashya, yongeraho icyo gukomeretsa ku bushake, icyo gukoresha urusobe rw'ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi, harimo n'icyo ngicyo nyine kivangura. Yavuze rero ko harimo gushidikanya, ariyo mpamvu Fata ku mavuta akwiye kuba arenganurwa akaba yarekurwa. Mu kwiregura Fata ku mavuta yagiye akoresha imvugo zikomeye, dore ko ubwo hagarukaga ku birego yarezwe barimo The Ben, Muyoboke, Bahati ndetse na Meddy. Yavuze ko atari ko we abibona, ahubwo avuga ko ari imbaraga za RIB, aho yavuze ko RIB yamutegetse kuza kuburana bwa mbere yambaye imyenda icitse, ndetse akagaragaza ko nyamara muheto bazanye ku nshuro ya mbere we yari yarabatindije arimo akora makeup. Hatari. Hanyuma kandi yavuze ko RIB mu kugaragaza nyine ko RIB ariyo yashyizemo imbaraga mu kuba iki kirego cyaba kinini, yavuze ko n'ubundi hari ubwo yamukurikiranye ubwo yari yarezwe na Ambassador Alia Cool, avuga ko yamuvuze inkuru z'uko atwite. Avuga ko yafunzwe nta kirego cyatanzwe, ndetse ko na nyuma yaje kubyara nk'uko uyu Alia Cool yari yabitangaje. Hanyuma kandi Fata ku mavuta yongeye kugaruka kuri Yago Pondat,
nawe amugarukaho avuga ko we ngo yirirwa yita abantu ngo abahutu ariko ngo akaba akidegembya. Ni amagambo ufite ku mavuta yakoresheje akomeye cyane hano mu rukiko. Ariko kandi yanavuze ko kuri uyu Bahati Makaca nk'uko nari mbabwiye ko ibyo kumusebya byaturutse ku kuba yaramusesenguye cyangwa se umwe yarakoze inkuru ashaka kugira ngo azamukire ku wundi, avuga ko Bahati yashaka kumuzamukira kugira ngo abe umusesenguzi. Yavuze kandi ko manager Alex Muyoboke uyu nguyu nawe atari ubwa mbere ngo bagiranye ibibazo, kuko guhera muri 2017 n'ubundi bigeze kugirana ibibazo ubwo atakinaga imiziki ya Charly na Nina, ndetse ntavuge ku nkuru zimushimisha kuri iri tsinda, ndetse akaba ngo yarigeze no kuvuga ko nubwo bafite ikimero rwose kuri stage batarenze. Ibi bikaba byarababaje ngo Alex Muyoboke. Ni ibintu yagiye agarukaho mu bihe bitandukanye agaragaza ko biri mu byatumye Muyoboke amugirira urwango. Fata ku mavuta muribuka ko hari n'igihe twogeze kugirana ikiganiro amaze gutsinda urubanza yaregwagamo na Nopuja, ariko nk'uko mwabyumvise umunyamategeko we Maître Fatikaram agaragaza ko uyu Nopuja yareze ku itariki 4 Ugushyingo 2024, ni ukuvuga ni umusibo ubwo nejo hashize ngo aribwo ikirego cye kinjiyemo. Hanyuma kandi kuri Meddy benshi twatekerezaga ko ari we waba waramureze. Yavuze ko ibyo kuba yaravuze ko ngo yamaranye umukobwa umwaka wose amurya amaturu, avuga ko Meddy yabisubiyemo mu buhamya bwe yitangiye muri USA ubwo yatangaga ubuhamya bw'ukuntu yanyuze mu bihe bikomeye mbere yuko yakira agakiza. So rero ibi byose Fata ku mavuta akabishingiraho agaragaza ko arengana ibyo akurikiranyeho atari byo. Nabibabwiye ko ku kijyanye no gupimwa yasabye ko yakongera agapimwa, kuko ibyo yapimweho bwa mbere watigeze abisinyira ndetse atazi nuko byagenze, ahubwo we asaba ko yakongera agapimwa, urukiko rwabigira itegeko agapimwa na muganga ubifitiye ububasha, ubundi hagafatwa icyemezo. Yes, so rero ndumva ari ibyo ngibyo twaba tubabwiye kuri runo rubanza. Ibindi mukomeze mukurikire, turaza kubigarukaho mu busesenguzi na Karegeya Omar Jean Baptiste agenda dutera imetero tumubwira uko bimeze. Gusa Fata ku mavuta wagaragaje cyane ko RIB itamubaniye muri riburanisha, niho hantu yibanzeho, ariko anagaragaza ko muri showbiz harimo beef zigiye zitandukanye. Hari aho yagarutse kuri Muyoboke na Bayingana avuga ko kera yari inshuti na The Ben ariko bikaza kwangizwa n'aba ngaba, nyuma anagaragaza fact zigaragaza ko yaba yarabaye inshuti na The Ben, aho yavuze ko muri Covid bari inshuti, ndetse na mbere ya Covid hari ubwo yamuhamagaye akamufasha guhamaza igitaramo nubwo kitagenze neza kubera ko cyahombye. Akavuga ko The Ben ubwe yigeze kumutumiza iwe mu rugo bagasangira, ndetse akanamupresenta umugore we Pamela, amupresenta nka fiancé. Ibyo byose ari bigaragaza ko ari inshuti. Akagaragaza ko yigeze kumwemerera kumuzanira umuti w'ubwanwa koko kabikora, akawuha Jack B, akaba ari we ushyikiriza Fata ku mavuta. Ibi byose akaba ari ingingo yagaragaza ko The Ben bavuga ko baba bafitanye ikibazo, watanze ikirego nta kibazo kindi baba bafitanye cy'umwihariko. Izo nizo ngingo yisunze agaragaza ko ari inshuti ye, ari umuntu baziranye, ariko akagaragaza ko Muyoboke ndetse n'Abayingana aribo baba baragize uruhare mu kumwangisha The Ben. Ndetse naho yakoresheje amagambo akomeye avuga ko mu bihe bitandukanye hari aho bagiye bakoresha imvugo ziremereye, avuga ko hari nk'aho yavuze ngo abangaba baravuze ngo umuhutu ntazatuyoborana imyidagaduro. Ubwo urumva ko ni ibintu bikomeye cyane, ibintu byajemo amoko. Ngewe mba natinye, reka mbareke ibindi naho umusesenguzi Karegeya wenda tuzumva ko ateramo imetero, cyangwa se n'abandi. Ngewe nuko kuri muvuga ko yakariwe tubasha gukorana byoroshye, ariko n'abandi banyuremo batubwira uko babyumva uru rubanza. Ndumva ngewe ruhinduye isura, ibyari ugutukana, ibyari ugusebanya birasa nkaho bifashe indi shusho, cyane cyane ko bitangiye kuzamo ikijyanye n'amoko, ikijyanye n'ivangura. Dore ko Fata ku mavuta navuga ko rwose yumvise umugenzacyaha ahabwa briefing ivuga ko mujya agomba gukurikiranwa harimo n'ivangura bwoko. So rero urumva ko ni ibintu binini, ngewe ntabwo natinda mu magambo. Ibisigaye reka tubiharire ubutabera, tuzategereza twumve umwanzuro w'urukiko, ibindi nakagaruka.